dukomeje dusoma igitabo nanditse amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Uko nakijijwe n'ukwizera. Aya ni amagambo ngiye kubasangiza. Uko iminsi igenda ishira niko ngenda basangiza amwe muri ayo magambo nanditse. Nkuko tubizi rero, ibintu birushaho kumera neza iyo uri mu Mana ukurikije ijambo ry'Imana. Bishobora gukomeza kurushaho kuba byiza cyane iyo uri mu ijambo ry'Imana, ibintu birushaho kumera neza iyo wihaye Imana ukurikije inzira zayo. Kandi byongeye, ikitakwishe kirakugiza, kiragutera imbaraga zihebuje. Wigira ubwoba rero, komeza wizere Imana. N'ibihe byamera gute, ibigeragezo byose byakuzaho, komeza wizere ko ikitakwishe kiragukiza. Muno tugiye kureba rero uyu munsi, nuko mu minsi y'imbere abantu bose mu isi yose bazamenya ukuri. Bazamenya ukuri kw'iyi si, ukuri kuzikubita imbere y'amaso ya buri muntu. Icyo gihe buri muntu wese azaba afite amahitamo. Ese ayo mahitamo azaba ari meza cyangwa se azaba ari mabi? Amahitamo uzagira niyo azakwambutsa iyo minsi iri imbere. Uzahitemo neza. Tuzi neza ko mwaka wa 2019, 2020, 2021, iyo myaka y'igeragezo byaraje mu isi, amahitamo abantu bagize barayazi. Harimo bahisemo gukurikira ibyo bintu, harimo bahisemo gukomera ku ijambo ry'Imana, gukomera ukuri bari bazi, gukomera ku bariho. Banga kwijanika mu byo isi yose yakiriye, yaba ibizi yaba itaribizi. Kubw'ibyo rero, ukomere ku ijambo ry'Imana, umenye uti Imana imbwira ibi, ijambo ry'Imana rimbwira ibi, ariko isi ndabona iri gukora ibi. Ese ibintu isi iri gukora biragana he? Komeza urebe, ntucike intege, hato nawe utazisanga waguye kugira ngo satani nawe azakugire umugaragu. Ibyo byose biratureba natwe twese, kuko umugambi satani afite mu minsi iri imbere, ubwenge bwa muntu ntabwo bwapfa kubyiyumvisha atari umwuka w'Imana udushoboye. Tugomba mu ijambo ry'Imana tukareba aho isi igana, tukareba n'ibyanditse, noneho tugashobora tukazagira ya mahitamo neza. Ibyo tugomba kuganira uyu munsi, abantu baravuga ngo Afurika ku cyo wabaye, Afurika ku cyo uri inyuma, Afurika iki n'iki. Ibyo abantu benshi batavuga nuko Afurika irahiri kubera uyu munsi, atari ukubera ibibazo by'ubukungu, ibibazo ibi n'ibindi. Ikintu kiri gutuma ibintu biba ku isi yose mu biri kuri ubu ngubu ni ukugira ngo Afurika ikomeze hasi abantu bayobora. Ariko se biterwa n'iki? Afurika va muri ibyo bigirwamana. Afurika va muri iyo myuka mibi yokamye abanyafurika, ngaho bari mu bapfumu no kurabuza, guterekera iyo mihango idashimisha Imana na gato. Ni ukuvuga ngo Afurika irahiri kubera ibyo abantu bita imivumo. Kubera iki? Ibaze, urebe, utekereze, kubera iki? Abanyafurika bafite byose, kuva ku mbaraga, kuva ku butunzi kamere, kuva ku bantu bakiri bato b'abakozi, ariko Afurika ikaba iri hasi. Ibyo byose biranditse, ibyo byose byagiye biba uruhererekane kugeza aho tugeze. Nibyo abanyafurika tutumva. Umunsi twabyumvise tukamenya tuti ni ukubera ko twateye Imana umugongo, tukagarukira Imana, tukaba muri ayo mahano twirirwamo y'ibigirwamana, kuraguza, guterekera, cyane cyane abantu baroga abandi. Ibyo bintu byose abantu bakabirenga, nibwo Afurika izongera ikazamuka. Kuko satani se uyoboye isi nawe ntabwo ashaka ko Afurika iva hiri, kuko
ari umugaragu we agendera kugira ngo akomeze ayobore isi. Ku bw'ibyo rero, Afurika, garukira Imana, wiyunge n'Imana, ujye mu nzira z'Imana, ni rwo rufunguzo rwo kuva aho Afurika iri ikongera ikabona ubutware ikayobora. Turebe rero, mu buzima abantu duhura n'ibigeragezo byinshi. Ibigeragezo bikaza ukibaza se, Mana ko ngukunda nkwizera, ibi bigeragezo ukubera iki? Iyo abantu batumva nuko ibigeragezo uhura nabyo mu minsi y'ubuzima bwawe, cyane cyane iyo ubona uri hasi, Imana ikubwira ngo byuka, kiba ari ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kuzamura. Wikwitera icyizere, ahubwo birebe biguha imbaraga zo kuvuga uti no, ahantu ndi reka mpave, nizere Imana nkomeye marenge, kuko uwo musozi umaze kuwurenga w'ibyo bigeragezo uranesha. Niyo mpamvu rero ugomba kwitega imyumvire mishya n'inararibonye no kureba no gushungura, noneho ukavuga uti nakoraga ibintu gutya, reka noneho mpindure mere gutya, noneho ngororoke njye mu nzira z'Imana. Nuko uhita ujya hejuru ya byose, kuko bya bintu utashaka kugira hasi wabibonye, ntibikomeze hasi, ukomeza ukizera, witera icyizere, ugakomera. Uwo musozi ugasunika, ukizera, ukawurenga. Iyo umaze kuwurenga biba birangiye. Nibwo Imana iguha ubutware ukajya hejuru ya byose, nk'uko Ivanjiri ya Tomasi itubwira. Ibyo ni ukuri, twarabibonye, birashoboka. Komeza wizere Imana, ugume mu ijambo ry'Imana, maze urebe ngo Imana iragufasha, ikaguha imbaraga zo kurenga ibyo bigeragezo urimo, ubundi ukamererwa neza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.